Amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje yego abaherereye hirya no hino hatandukanye abari mu Rwanda ndabasuhuje Afurika yose ubwoko bw'Imana muherereye muri Afurika mwese ndabasuhuje ubwoko bw'Imana muri Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande ndabasuhuje ndetse by'umwihariko n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje cyane yego n'ubundi muri kumwe n'ubwoko bw'Imana Sibomana Anastasi muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mwiyobokamana ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi yego rero ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana data twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazaragwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, ariko Yesu Kristo ataraza ubwoko bw'Imana abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana intego yacu ni kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko no kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ndabasuhuje cyane yego amahoro y'Imana nagumye agwire muri mwebwe, nezerewe nuko aho muherereye hirya no hino mu bwoko bw'Imana mufite ishyaka ryo gutangaza no kumenyekanisha icyo Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya. Ndabibashimira cyane yego ndetse no muri mwanya w'aya mateka tukaba tubana kandi mukaba muyasangiza n'abandi. Ndabibashimiye cyane ababikora, ndabibashimiye n'abatarabikora nabo ndabakangurira kwamamaza ubutumwa bwiza tubuvuye mu mizi, tuvuye mu mateka tugakomeza no mu gihe cyacu ndetse no mu gihe kizaza nk'uko n'ubundi bigaragara mu byanditswe muri Bibiliya. N'ubundi ubwoko bw'Imana tuboneka impande n'impande yego, niyo mpamvu n'ubutumwa bwiza bugomba kuboneka impande n'impande. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Bibiliya hari ikirimo kubivugaho. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2 aravuga ati nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku 21 harabivugaho. Aravuga hati nimukibikira ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi n'abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko iyo turebye dusanga n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Bibiliya nabo yabakomojeho mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 avuga ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 naho habivugaho ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Pawulo nawe yandikira urwandiko rwa 2 Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, baba bameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndetse Pawulo yandikiye urwandiko Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 arababwira ati hari benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero dukurikije ibyo twumvisha haruguru nicyo Bibiliya ibivugaho. Niyo mpamvu ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Ndagira ngo nongere mbibutse yuko turi mu mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mwiyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Muri uyu mwanya n'ubundi mukamurimo kukigezwaho n'ubwoko bw'Imana Sibomana Anastasi. Yego tugiye kureba ese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka. Rero mureke twumva aya mateka kugira ngo tumenye
ayo ariyo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo tubashe gukora iby'Imana ishaka. Nagira ngo nongere mbibutse yuko muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka, kugira ngo natwe abe ari byo dukora. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa 11. Yego, kuri iyi tariki 26 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'101 niyo tariki Clement wa Roma yapfuyeho. Uyu nibwo igihe cye cyo kuba mu isi cyangwa cyo kwerekana uwo ari we cyarangiye mu isi. Rero dukurikije imigani idahwitse, bamubohesheje inanga bamujugunya mu nyanja. Yafatwaga nka se wa mbere w'intumwa. Ibaruwa yandikiye itorero ry'i Korinto yafatwaga nk'ibyanditswe n'abakristo benshi mu kinyejana cya 3 n'icya 4. Yashimiwe kandi n'itegeko nshinga ry'intumwa. Intiti zibona ko iyi baruwa yandikiwe muri Siriya ahagana mu mwaka wa 380. Yego, aya mateka n'ubundi tukaba twarayatangarijwe n'ikinyamakuru cya christianitytoday.com. Dukomeje tugiye kureba aya mateka icyo Bibiliya yavugaho kugira ngo tumenye nimba turaza gukurikiza ibyo babayemo muri iki gihe cy'amateka cyangwa turava mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Nyirizina tugiye kureba intego nyamukuru zari zirimo ziboneka muri aya mateka kugira ngo turebe icyo Bibiliya ivugaho, kugira ngo tumenye nyirizina twe nk'ubwoko bw'Imana icyo tukwiriye gukora mu minsi nk'ingi natwe turi mu isi turimo kunyura muri iri shungura cyangwa muri uru ruganda cyangwa muri iki gihe cyo kwiyerekana cyangwa kwigaragaza abo turi bo nyirizina muri iyi si. Reka turebe kuko n'ubundi twavuze yuko kugira ngo tumenye ukuri kwabyo twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo turebe koko nimba barabaga mu gihe Imana, igihe babayeho Imana yarashimaga uburyo bari babibayemo, cyangwa nimba yarabagayaga dushingiye kuri Bibiliya kugira ngo tuve mu kinyoma cyabo, kugira ngo twebwe dushake inzira ikwiriye Imana ishaka yuko twanyuramo cyangwa twagenderamo. Rero katurebe nyirizina icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka kugira ngo tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya. Icyo kubivugaho kuri aya mateka ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka umwaka w'101. Reka turebe icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka. Dukurikije uyu Clement wa Roma ubwo yaboheshejwe iminyururu akajugunywa mu nyanja, ariko nyirizina n'ubundi yarafatwaga nka se wa mbere w'intumwa, kandi akaba yarandikiye ibaruwa abanyakorino. Yafatwaga nk'aho byaba yaranditswe n'abakristo benshi muri kiriya kinyejana cya 3 ndetse n'icya 4, ndetse akaba yari umuntu warashimiwe kandi n'itegeko nshinga y'intumwa. Byumvikane yuko yakoze ibidasanzwe kandi arimo kumenyekanisha ukuri kw'ijambo uko ariko cyangwa n'icyo abantu bakwiye kugenderaho cya nyacyo, ariko birangira bamuboshye n'ubundi bamujugunya mu nyanja. None ako karengane karimo kuvugwa kuri uyu nguyu Clement w'i Roma, kandi yari arimo akora ibigaragara ko ari byiza bigendanye n'ijambo icyo rivuga, kubera icyo bamuhoye ibingibi bamujijije icyo yavugishagaho ukuri. Yego, katurebe nyirizina icyo Bibiliya ivuga. Iyo dusomye mu rwandiko mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 18 kugera ku 21 harabivugaho tuwumva ukuri kwa Bibiliya kuri aya mateka. Haranditswe ngo Yohana ibice 15 umurongo wa 18 kugera kuri 21, ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi baba babakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranije
mu b'isi nicyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye ni umugaragu ntaruta shebuja. Niba barandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Bibiliya hano ibisobanuyeho neza, ibivuzeho yuko ab'isi, mu gihe ubwoko bw'Imana turimo tuvuga ukuri, ubwoko bw'Imana hirya no hino turimo tumenyekanisha ukuri, ntabwo ab'isi babyumva, nta nubwo mwagenda mu murongo umwe murimo kuvuga ukuri kandi bo barimo kugendera mu kinyoma begamiye ku ruhande rw'isi, kandi twe ubwoko bw'Imana twegamiye cyangwa Imana iri muri twebwe nyirizina igendera muri twebwe. Hano n'ubundi ijambo ryerekanye ngo ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Uyu ni Yesu Kristo wavugaga aya magambo. Kuba Yesu Kristo yaravuze aya magambo yuko natwe bagomba kutwanga abavuga ibya Kristo nyirizina, nk'uko ijambo ribigaragaza. Mwihangane, yego. Urasanga ab'isi ngo nibabanga mumenye ko babanje no kwanga Yesu Kristo mbere yuko batwanga cyangwa bavuga ukuri babanga. Rero aho ngaho uraza gusanga utakwiye gucika intege yo kugira ngo ukomeze uvuge cyangwa ukore umurimo wahamagariwe gukora muri iyi si, kuko ijambo rikomeje rivuga ngo iyo muba ab'isi baba babakunze. Yego, ariko kuba ko utari uw'isi niyo mpamvu bari buze nabo kutagukunda. Rero iyo uri uw'isi baragukunda, niyo mpamvu nugendera mu by'ab'isi bagutegeka gukora cyangwa bagusaba gukora, icyo gihe baragukunda, ariko nawe uraba uvuye mu murongo w'iby'Imana ishaka. Ngibyo aya mateka uyu munsi cyarimo kugenda atuganisha dusobanuriraho. Urasanga hano havuga ngo mwibuke ijambo nababwiye ni umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Ndabashimiye cyane. Rero birakwiye yuko ubutumwa tubukwiye kubusangiza n'abandi impande n'impande, kugira ngo tugende turushaho gukomezanya. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo uko iyo minsi igenda irushaho kwegera, mujye mugenda murushaho kugira guterana kwera, cyangwa kwa guterana kuko guhuriramo guhugurana gukomezanya. Ni nayo mpamvu iyo ufashe ikiganiro nk'iki ngiki ukacyohereza mugenzi wawe agasobanukirwa ukuri dusohoyemo cyangwa ukuri kw'ijambo ry'Imana kurimo kugaragaza, nawe uba ukoze umurimo n'ubundi wo guhugura, gukomezanya, kumenyesha icy'ingenzi wari ukwiye kumumenyesha. Mu gihe rero utabashije no kubona uwo muhura mwegeranye ngo muganire ku butumwa bwiza, shyira kuri stati kino kiganiro kugira ngo ubwo butumwa buri wese ureba kuri stati yawe abashe kuba yabubona bumugereho mu buryo bwihuse. Kandi wakora na share ukoherereza cyangwa ugashyira mu magurupe iyi link y'ikino kiganiro, kugira ngo habeho gutangaza ubutumwa hirya no hino. Ndabashimiye. Twari turi muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, uyu mwanya unyura kuri Irera TV1 buri munsi. N'ubundi mwe muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Ndabashimiye cyane. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere abacu ubwoko bw'Imana babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Intego yacu n'ubundi ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, ndabashimiye cyane. Tuzasubirana hejo. N'ubundi amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.